Haleluya, Yesu ashimwe. Uyu mwanya nagira ngo mbahe ubuhamya bw'ukuntu umwami Imana yangiriye neza. Rero ubu buhamya bwanjye nabuhaye umutwe uvuga ku buntu bw'Imana. Uyu mwanya mbere na mbere ntaratangira kubaho ubuhamya, ndabanza gushimira Imana kuko yangiriye neza. Imana igira neza, Imana irababarira, Imana kuko yatumenye tutaravuka. Ubu ngubu mpamya ko neza Imana yamaze kumenya, kubera ko yanampamagaye ikankura mu magana y'abanyabyaha. Uyu mwanya rero turashaka kugira ngo tubahe ubuhamya bw'ukuntu Yesu yatugiriye neza. Yesu ajya abasha gukura abantu ahantu habi cyane. Imana yo mu ijuru rero ishimwe. Nkuko nababwiye nitwa Gasore Fidele, nsengera hano ku itorero ryacu rya Ndera, paruwasi yacu ni Kabuga. Rero nagira ngo mbanze mbabwire aho nsengera, hanyuma ntangire ubuhamya bwanjye. Reka tubane dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, mu izina ryawe Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, turagushimiye cyane muri iki gitondo kutugiriye neza kuboneka imbere yawe. Turagushimiye cyane ko nyakubahwa Imana ugiye kudufasha tukabasha kubwira abantu mwami ubuntu watugiriye. Kandi koko nkuko umuririmbyi yaririmbye avuga ngo ubuntu bw'Imana butangaje ngo nibwo bwankuyeho imigozi. Mwami Imana yacu, twemerere uyu mwanya kuko tugiye kuguhamiriza imbere y'abantu, nkuko ijambo ryawe ritubwira ngo uzaguhamiriza imbere y'abantu nawe uzamuhamiriza imbere ya So wo mu ijuru. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Twemerere uyu mwanya ubwo tugiye gutangira mwami guha abantu ubuhamya, utwemerere ubane natwe kandi udufashe muri byose. Urakoze cyane Mana, turagushimiye. Ni mu izina ryawe Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, amen. Ubuhamya rero ngiye kubaha ubuhamya bw'imibereho yanjye ntaramenya Yesu. Nabaye mu gihugu cy'u Burundi, niho navukiye. Aho ngaho muri icyo gihugu cy'u Burundi niho ababyeyi banjye batubyariye. Rero turi abana 7, ariko uyu munsi wa none dusigaye turi abana 4. Twese rero twamenye Imana, turashimira Imana. Tukiri aho mu Burundi twabanaga n'abantu basengaga Imana, ariko twebwe twasengeraga muri Kiliziya Gatolika. Hanyuma tukabona abapanikote. Ntabwo twari tuzi ko twaba abapanikote, ariko kubera ko Imana yari izi ko mu gihe nk'iki ngiki natwe tuzaba tuvuga imbabazi cyangwa se ubuntu bwayo yatugiriye, natwe nibyo ibi ngibi tugiye kuvuga kuko Yesu agira neza. Turi aho mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo twabashije kubana n'ababyeyi kubera ko ababyeyi bacu baje guhita bakurwa mu mubiri cyangwa se barapfuye, ariko dusigarana turi abana nyine gutyo. Bajya bavuga ngo nta mfubyi yera indi, ariko imfubyi zirarerana. Ubu dufite umubyeyi, navuga ko ari umubyeyi, ni mukuru wanjye, niwe watureze turi abana kugeza aho mbaye n'umusore, nkaza kuba mu bundi buzima, nanjye nkaza gutandukana nabo. Rero twabayeho muri ubwo buzima. Ababyeyi bacu urumva ko ariho aho mu Burundi ariho batubyariye. Twaje rero guhita dutangira ubuzima. Jye natangiye kwiga, ariko ntabwo nakomeje amashuri. Nahereye mu mwaka wa mbere ngeza mu mwaka wa 6 primaire. Aho ngaho ntabwo nize n'ibihembwe 3 nk'uko abandi babyiga, ahubwo jyewe naje guhita mva mu ishuri kubera ko Satani nk'uko nza kubibabwira yari yaransabye, ariko Imana nayo ibana nanjye. Aho ngaho rero twabaye muri icyo gihugu gutyo, tukaza tuca ku rusengero rw'abapanikote, ndabyibuka, tugasanga barimo barabyina ariko ntitumenye ibyo babyina ibyo ari byo. Tukajya muri Kiliziya hanyuma tugataha, ariko kubera ko twabashije kurerwa n'ababyeyi, ni ukuri ntabwo nabashije kugira uburere bubi cyane, ariko naje gukorerwamo n'imyuka mibi inyangisha ishuri rero naje ndivamo ngeze muri mwaka wa 6. Hanyuma ntangira ubuzima bwo gukurikirana kuragira inka, kuko data yari afite inka nubwo zitari nyinshi cyane, ariko nabashije kuziragira nk'imyaka igera muri 5. Hanyuma nza guhita
mva muri ibyo byo kuragira inka, byaje kuba ngombwa kugira ngo n'ubundi tuze ku rugamba rwo kubohora igihugu. Rero icyo gihe ndabyibuka ko jyewe nahise ntandukana na bene mama, ariko si uko batari bankunze cyangwa se si uko tutari tubakunze natwe. Hanyuma tuza rero kuza ku rugamba. Twaje ku rugamba, tuza turi abana batoya, nubwo icyo gihe namenye imico mibi cyane ko imico mibi nanayitangiriye muri iki gihugu cyacu niho nakoreye imico mibi cyangwa se inzira z'ubusambanyi. Ariko ibyo byose nasanze ari ibintu bibi, ari ibintu Imana yanga, ndetse Imana ntabwo ikunda umusambanyi, cyane ko n'ijambo ry'Imana ribitwereka mu gitabo cy'Imigani igice cya 7 umurongo wa 1 aravuga ngo inzira z'ubusambanyi ziganisha ku rupfu. Uyu mwanya rero ndimo ndatanga ubuhamya, ariko nanashimira Imana. Ndashimira Imana ko ngiye ibyo byaha nubwo nabikoze, ni ukuri ntabashije kurwara sida, cyane ko sida nayimenye mfite imyaka 12. Urumva ko nari umwana mutoya cyane, ariko Imana yo mu ijuru ibana nanjye. Rero aha muri iki gihugu cy'u Rwanda twaje kukibohoza cyangwa se kwibohoza mu mwaka w'1992. Ndumva ariho natangiye intambara cyangwa se urugamba, hanyuma Imana ikomeza ibana nanjye. Rero si uko umuntu atabonaga abantu bagenda bapfa, ndavuga bagenzi banjye twabaga turi kumwe, bamwe baranamugaye, ariko uyu munsi genda shimira Imana ko Yesu yandinze, nubwo ntari muzi ariko we yaranzi. Imana ishimwe cyane. Uyu mwanya mwiza rero mu by'ukuri ndiyo mbabwira ubuhamya, ndagira ngo mbabwire ko Yesu agira neza, Yesu arababarira, Yesu agira imbabazi, kandi imbabazi ze tuzihorana iteka ryose. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi himbazwe. Rero ndaho ku rugamba, si uko ntabonye byinshi bishobora kuba byanyica, yewe shobora kuba ndaraswa, ariko sinagwa aho ngaho, kuko ndabyibuka mu kwezi kwa 1 aribwo ntangiye urugamba muri 1992. nyine mu kwezi kwa 1 nibwo bandashiye mu kuguru. Uyu munsi wa none ukuguru kwanjye ndashimira Imana ko Imana yakurinze, kandi ni ukuri Imana yarizi ko igihe nk'iki ngiki nanjye nzayikorera. Uyu mwanya rero ni ukuri ndashimira Imana ko nkiriho, amaguru yanjye ni mazima nubwo bandashe. Ndabyibuka igihe kimwe, ndavuga wenda maze kumenya Imana, nibwo umwuka w'Imana yanjeho. Ndabyibuka maze gushaka umudamu wanjye, nibwo naje kugenda nkora ubushakashatsi mu kuguru kwanjye, ngira ngo nkuremo ya ekara. Abantu bakambwira ngo ninjye kubagwa hariya nyine mu bitaro bya gisirikare Kanombe, ariko nkumva ntabwo nshobora kubagwa, ahubwo numva Imana irambwiye ngo ngerageza nkora iby'ubushakashatsi. Rero naje gukora iby'ubushakashatsi, ekara yari iri hano mu kuguru. Naje kugenda ngenda mbese nkora hejuru, ngenda nikomeretsa hejuru aho yari iri, hanyuma ekara nza kuyikuramo. Ndetse ndabyibuka ko mu kuguru habaye nk'ahita hasama gutya, ndabyibuka. Hanyuma ekara umwuka w'Imana ubundi ampa uburyo bwo kugira ngo mbashe kugira ubundi bumenyi nabuhabwamo, ariko umwuka w'Imana we yagira ngo agire ibyo ambwira. Hanyuma naje gufata ka ekara ako ngako nza kugashyira muri papiye mushwari, hanyuma ngashyira mu gashashi, nshyira mu ikofi yanjye, kubera ko nashaka kugira ngo numve icyo Imana ishaka kumbwira. Ndabyibuka ko Imana nayimaranye icyumweru ko kwa ekara ngakuyemo, kuko kari nk'akantu kibuye. Hanyuma umwuka w'Imana arambwira ngo Imana inkijije kanseri. Ndabyibuka niko umwuka w'Imana yambwiye, kuko
naho ngaho nabonye nyine ahita hasama mu kuguru, hanyuma mbwira Imana ati ese Mana ko hasamye ubu nta kibazo kizabamo. Icyo gihe Imana njye nararyamye hasamye, nta maraso yavuyemo, yewe nta n'amazi, ariko mu gitondo usanga Imana yahafunze. Mu by'ukuri bene data ntabwo ari ibintu byo gukabya, njye ibyo ni ibintu byambayeho. Imana yo mu ijuru nishimwe kandi habwe icyubahiro, kuko iba ifite umugambi mwiza ku muntu, nicyo gituma natwe turimo tuvuga imbabazi zayo. Rero umwaka w'1992 murumva ko aribwo nari ndaho ku rugamba, Imana indindiraho mu majyaruguru, niko uyu munsi twabivuga, yarahandindiye. Hanyuma nza kuhava, nza kugaruka hano. Nagiye nca ahantu henshi cyane, tugenda turwana, ariko Imana ibana nanjye. Icyo gihe cya 1992 twaje kugaruka aho bita Mukarange, hanyuma nza kuhava Mukarange tuza kuza aho bita za Rubaya. Icyo gihe cyo cyose nari nkiri umusirikare, hanyuma nza kusubizwa nanone aho ngaho mu majyaruguru mu mwaka w'1994 niho nasubiye aho ngaho, njyaho bitaga muri Ndusu aho ngaho hari akarere ka Ndusu. Hanyuma aho ngaho rero kubera ko nari mfite ingeso mbi yambagamo y'ubusambanyi, nubwo nari ntarasambana, ariko Imana iza kubana nanjye muri ibyo byago nari narahuye nabyo. Ni ukuri ndashimira Imana ko nubwo natanye ubwo busambanyi, ariko Imana ntabwo yemeye ko ndwara sida. 1994 aho ngaho ngira ngo mu kwezi kwa 10 niko naba nibuka, niho naje kubona umwana w'umukobwa, ariko icyo gihe uwo mukobwa ntabwo yari umukobwa, nawe yari yarabyariye iwabo. Hanyuma aza kuza aje kundeba cyangwa se kureba umuntu we aho ku karere. Hanyuma nibwo naje kumubwira ntese wamfasha ukagira ibyuma. Arambwira ati ese wowe urinde? Ndavuga nti jyewe urabona se ndinde? Ati wowe uri inkotanyi? Ndavuga nti jyewe ndi inkotanyi. Hanyuma icyo gihe uwo mukobwa nibwo yavugaga ngo ntabwo arazi ko turi inkotanyi. Aravuga ati ese ko twajyaga batubwira yuko inkotanyi zigira cyangwa se inyenzi zigira ibirihizo n'ibitwi, ati ni mwebwe? Ati ko muri abana beza. Ndavuga nti rero ndashaka gihe icyo nifuza kuri wowe nuko wampa tugakora imibonano. Hanyuma icyo gihe umukobwa ntabwo yemeye, ahubwo yaje kumbwira ngo nzaze ejo. Rero ejo yaraje nkuko twari tubisezeranye, hanyuma dukora ibyo dukora. Rero bene data nagira ngo mbabwire ngo nkuko twavuze ku ijambo ry'Imana ngo inzira z'ubusambanyi ziganisha ku rupfu. Mu by'ukuri ndashimira Imana yuko yandindiye aho hantu, cyane ko mu mugambi wa Satani we yashaka kugira ngo abe yanyicira aho ngaho mu busambanyi, ariko ndashimira Imana ko yabashije kunkura muri ibyo byago. Rero twaje kuva aho ngaho 1995 nyine aho ngaho 1994 twaje kuva aho ngaho tugaruka aho bita mu majyepfo cyangwa se aho bita za Masango. Aho Masango niho nanone nakomereje ubusambanyi, hanyuma nza no gukubitwa inkoni nyinshi cyane. Navuga ngo uyu munsi hari ingaruka z'abanyabyaha, hari ingaruka z'abantu bakoze ibyaha. Inkoni barazinkubise nyinshi cyane, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi nkiriho. Nubwo numva mu buzima bwanjye amatwi yanjye ntabwo yumva nabyo, nubwo nza kubibabwira ko Satani niwe wankubitaga, kandi Satani akoresha abantu. Rero ndagira ngo mbabwire ngo wowe wumva uyu munsi wa none wirinde cyane, kuko iyo utirinze uhura n'ikibazo kandi kikakugiraho ingaruka. Rero icyo gihe naje gukubitwa inkoni nyinshi zigera mu nkoni nko mu nkoni 200. Ndabyibuka nakubiswe nzira umugore nawe twamupfaga n'undi musirikare, ndabyibuka. Hanyuma kubera ko uwo mugore ari gihe yarakunze, nza gukora iki? Nza gushaka kumwigarurira cyane, ariko kubera ko Imana ifite umugambi mwiza kuri jye, ntabwo uwo mugore twabanye. Uyu munsi mbabwire bene data,
uyu mugore ndiho mbabwira ntabwo akiriho, yari arwaye sida, twahuraye nawe arwaye sida, ariko umwana we yasize w'umukobwa, nibwo buhamya nahawe. Uyu munsi niwe ari gukora wa mwuga mubi nyina yakoraga. Rero bene data, nagira ngo mbabwire ngo wowe utari wasobanukirwa neza Yesu, nagira ngo uyu munsi wa none umusobanukirwe, kubera ko agira neza. Nyuma muri uwo mwaka w'1995 ndabyibuka ko ndaho ngaho za Masango twaje no kubaha abantu bita Imurama, aho hose nagendaga nkora ibyaha, kandi Imana yo mu ijuru ariko ibana nanjye. Rero Bibiliya harayitubwira muri Ezekiyeli 16:6 ngo nkunyuzeho usanga wigaragura nsanga wigaragura mu ivata ryawe, ngo ariko ngo ndavuga ngo nubwo urimo wigaragura mu ivata ryawe ngo baho. Ndashimira Imana yuko nubwo nigaragurwa muri iryo vata ry'ibyaha, ariko uyu munsi ndiho ku bwa Yesu. Icyo gihe rero twaje gukomeza izo nzira mbi, iyo nzira y'ubusambanyi, ariko noneho biza kuba ngombwa kugira ngo tuze gutumwa n'ahandi mu butumwa, tushaka kugira ngo tujye kubohoza nanone, tubohorera igihugu. Wari umuyobozi wa mbere witwaga Kabila. Rero icyo gihe baje kunyohereza mu gihugu cya Kongo, tuza kujyayo ngenda n'ubundi ndi umusirikare, nk'uko n'ubundi nari umusirikare icyo gihe. Hanyuma tuhageze nibwo twahise dukomeza umurimo wa gisirikare nk'uko twawukoraga, ariko noneho Imana ikomeza kumba hafi nubwo nari nkiri muri ibyo byaha. Hanyuma nibwo kubera ko nari narahawe ubushobozi cyangwa se ububasha bwo kuyobora cyangwa se kwigisha, nubwo nababwiye ko ntigeze niga amashuri aya ngaya aduha ubumenyi, ariko hari ubumenyi nahawe mu gisirikare. Njyewe nari mwarimu mu gisirikare, nakoraga nyine nari instructor, cyangwa se nanjye nigishaga abasirikare. Ngira ngo mujya mubibona rimwe na rimwe biriya bajya bakina karasisi, biriya nanjye narabikoraga, nanjye nari mwarimu. Ariko noneho nza kwigisha ibyiciro bibiri mu gihugu cya Kongo, twigishaga abapolisi n'abasirikare. Hanyuma rero kubera ko yanjye sombi y'ubusambanyi yari ikiri muri njyewe, cyane ko Yesu uyu munsi mvuga ko ni ukuri wangiriye neza. Uyu munsi ntabwo nyikora izo ngeso mbi. Ndashimira Imana yuko uyu munsi nanjye mfite uwanjye, umufasha wanjye, kandi ni ukuri Imana yo mu ijuru yamumpaye mu buryo bwayo, imumpa kandi bishaka kugira ngo nzabane nawe. Uyu munsi wa none rero ndashimira Imana ko ndi kumwe n'umufasha wanjye kandi tubanye neza. Uyu mufasha rero ndababwira, nubwo nza kubibabwira cyane, tubufitanye abana 8, namubyayeho abana 8, ariko uyu munsi mfite abana 7 nibo dufite. Turashimira Imana yuko twese turi kumwe n'abo bana kandi dushimira Imana. Rero icyo gihe cya Kongo nagira mabwire ngo bene data, Imana yakomeje kubana nanjye. Hanyuma nza guhura n'abasirikare, nza guhura n'abapolisi, hanyuma nza rero kubonana n'abagore bagera mu 9 aho mu gihugu cya Kongo. Hari harimo umupolisi kazi naramwigishaga. Icyo gihe rero nibwo yaje kunyereka yuko tutari bamwe, arambwira ati jewe nshatse nanakwica, nshatse nanakugirira ibyo shatse. Ndabyibuka uwo mudamu yaragiye kuba yananyica rwose. Hanyuma icyo gihe nibwo uwo mugore navuga ko ari we wa 9, ndavuga ngo nabigishaga koko abasirikare, ariko abo bapolisi, uwo mupolisi twari turi kumwe nawe niwe rero waje gusa nkaho anyereka ko ashobora kuba yabandusha ubundi bubasha. Ndabyibuka turi mu nzu, yigeze kumbwira ati wowe nagukubita. Ndavuga nti we ntabwo wankubita, ni jewe nazi ibintu byinshi cyane, urabona ko nira mwarimu, nagukubita nkakwica, ni nubwo uri umugore wanjye nakwica. Icyo gihe yarambwiye ati ngwino tujye muri salo. Twari turi mu cyumba kubera yuko inzu twabagamo zari inzu ndende za gisirikare, kandi umusirikare wese yabaga afite umugore we mu nzu, abari babafite. Nanjye urumva ko nari mfite umugore. Hanyuma icyo gihe ndabyibuka ko uwo mugore twakubitanye turi mu nzu, ankubita urushyi rw'ukuguru, nikubita hasi kubera yuko jewe nashaka kugira ngo ndebe uburyo ashobora kuba yankubita. Ni ukuvuga ngo
nabonye ko ashobora kuba yandusha imbaraga, ndamubwira nti wowe reka nkwihorere gutya ariko nagukubita nkanakwica. Ariko nabonaga ko uwo mugore ashobora kuba yankubita kuko hari ibyo yize njye ntize. Hanyuma rero dukomeza kubana n'uwo mugore, aza kunkoresha n'ibindi bintu bibi cyane ntavuga uyu mwanya mu by'ukuri, ariko yaje kungirira nabi. Rero kubera ko nari mfite izo ngeso mbi, naje kuba hari uwundi mupolisikazi nigeze kwinginga ngo abe yampa, nk'uko navugaga ngo nshaka kugira ngo numve abakongomani, ariko nagira ngo n'uyu mwanya hari abantu bajya bibeshya mu mitima yabo ngo abagore gutya, abagore yaba umuzungukazi yaba umunyarwanda yaba umuki, abadamu bose ni bamwe. Abantu tujye twirinda, ahubwo tuzashakirwe n'Imana cyangwa se uzashake ubikunze, kubera yuko Imana niyo itanga uburyo bwo kugira ngo abantu babane kandi babaneho neza. Rero aho muri icyo gihugu cya Kongo murumva ko bene data nahure n'intambara zikomeye. Uwo mukobwa nari mbabwiye yaje kumpa sheni ya zahabu. Zahabu nge narayambaye mu ijosi, nambaye zahabu mu ijosi mu by'ukuri, ariko iyo zahabu yari iriho ikintu cyiza cyane, yari iriho imedari iriho igishushanyo cya Yesu cyangwa se Yesu. Mu by'ukuri nge narebaga uriya musaraba, nkareba ukuntu Yesu abambye ku musaraba, nkumva mfite agahinda. Nubwo nari ntaramenya uburyo ki abantu bashobora kuba bakwihana, ariko ndashimira Imana ko Yesu nubwo namurebaga nkamureba mu buryo bw'igishushanyo, ariko uyu munsi yaranyiyeretse. Imana ishimwe cyane, amen. Imana rero ihabwa icyubahiro. Icyo gihe nubwo nari nambaye iyo sheni, murumva ko nari mfite nyine uburyo bwo kuyirebamo, nkareba Yesu, ariko icyo gihe n'ubundi ntabwo byatumaga ntakora iyo mibonano. Rero igihe kimwe naje kurwara indwara ikomeye cyane, hanyuma ni indwara ziravugwa mu Kinyarwanda, indwara z'imitezi, izo zirazwi. Izo ndwara nazirwaye, ariko Yesu ndamushimira ko yankoropyemo izo ngeso mbi, yankoropyemo ayo maraso mabi. Ndashimira Imana. Rero icyo gihe naje kwivuza cyane, ariko noneho Imana ikomeza ibana nanjye aho ngaho mu gihugu cya Kongo. Rero icyo gihe turimo aho ngaho, nk'uko nababwiye, nambaye iyo sheni ya zahabu, nari narayihawe n'umukobwa. Uwo nguwo nawe, abo bakobwa wagira ngo bose bari bafite amazina amwe, bambitaga ba Janine. Hanyuma uwo Janine rero wari wanyemereye kumpa iyo sheni, nawe ngira ngo yaba yarandoze, kubera ko hari umukongomani umwe mu bo nigishaga mu basirikare. Nababwiye ko nigishaga mu byiciro bibiri, abapolisi n'abasirikare. Araza arambwira ati uyu mukobwa turamuzi, ati uyu mukobwa araroga, atari ko ni ukuri ushatse wamureka. Hanyuma rero naje kuvuga nti reka nitwarire sheni, ariko umukobwa we namureke. Rero byaje kuba ngombwa kugira ngo tube twava mu gihugu cya Kongo. Iyo sheni babwiye nigeze gukururana nayo amasaha 28, yarampetamishije umugongo, naba mpagaze nkunama, urabona iyo wunamye, hanyuma naba mpagaze, hanyuma ngahagarara amavi yose, umugongo usa nkaho wicaye. Rero ibyo byose yari imyitozo mibi Satani yararimo nkoresha, ariko ndashimira Imana ko ibyo byose Imana abashije kubinkiza. Ndaho ngaho rero naje kubaho ngaho ndi kumwe n'uwo mugore, tuza gutandukana muri ubu buryo ngiye kubabwira. Byaje kuba ngombwa kugira ngo tube twashobora kugaruka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kubera ko igihugu cyacu cy'u Rwanda nacyo cyari kiremyemo indi ntambara. Ndavuga muri 1998 hari harimo intambara, hanyuma basaba ko tuba twava mu gihugu cya Kongo. Hanyuma rero ndaho ku kibuga cy'indege Kinshasa, nibwo twicaye nk'uko abantu tujya tubona rimwe na rimwe abantu bicaye banywa amayoga, burya iyo bicaye mu biganiro byabo baba baganira byinshi byabo, ariko nanjye nicaranye na bagenzi bacu twirata ibigwi by'ibyo twagiye dukora, cyane ko natwe twabaga tuvuga ibiganiro byacu, ariko noneho genza kumva ijwi rimpamagara nk'iry'umuntu ngo Fidel. Hanyuma kubera ko ngiye nabonaga ahari umuntu ari umpamagara atari mugenzi wanjye twicaranye, naje kwitaba, ndavuga ngo karame. Hanyuma ndaza kuvuga iringara gutya, wenda kubarizi bararyumva, ariko randi ndarisobanuraho nk'uko numvaga. Barambwiye ngo
ngo biso tuzabakongore ntego ngo siko toringaka okena na mai ngo twe turabakongomani ngo ariko uyu mwana turashaka kujya mu Kivu. Reka tuvuge bene data tubereke ukuntu Badorite yo ngiyiri Badorite iri hagati mu nyanja. Kinshasa yo ngiyo iri hagati mu nyanja kubera ko kuyijyamo ni ukugenda n'ubwato, hanyuma kongera kuyijyamo nanone ni ukugenda n'indege. Rero turashimira Imana yuko twebwe aho hantu Imana yahadukuye, Imana yarahankuye, Imana ihimbazwe cyane. Aho ngaho rero nibwo naje gusezera mugenzi wanjye, twari turi kumwe, ndamubwira nti ngiye kujya mu Kivu. Hanyuma mugenzi wanjye kubera ko ahari yabonaga koko mfashwe n'uburwayi, yarambwiye ngo uyu mwanya Gasore arasaze. Ubwo ngubwo ndirukanka, ngiye kwiruka mfashe kugira ngo n'ubundi mbe nakwiroha mu Kivu. Urumva ko Ikivu gikorotiwe n'amazi. Nibwo bene data ndababwiza ukuri ni birebire byanjye, ariko icyo gihe nabanje kubwira wa mwuka mubi, ndabubwira ntese mwambabarira ntarajya mu Kivu nkabanza nkajya gusezera bagenzi banjye. Rero nibwo nagiye njya guhamagara umusirikare nayoboraga, arambwira ngo afande wiriwe hehe? Ndamubwira nti niriwe ndi kunywa inzoga, ariko uyu mwanya nari ndiho mbasezera uko ngiye kuba hano mu Kivu. Hanyuma icyo kigo twari turimo bakitaga Kamumbutu, kubazumva ubuhamya ku muntu wabaye umusirikare aho muri Kamumbutu yo ngiyo yubatse iruhande rw'inyanja. Hanyuma rero nibwo umusirikare watuyoboraga nibwo yabwiye uwo mwana w'umuhungu nayoboraga, aramubwira ngo murase. Bene data ndababwire ngo Imana yo mu ijuru yabanye nanjye kandi ndayishimira uyu munsi wa none. Icyo gihe ngiye kuraswa nibwo wa mwuka mubi wambwiye ngo ese none ibyo tukubwira urabyemera? Ndavuga ngo ndabyemera. Hanyuma nibwo bambwiye bati uwo mwuka mubi urambwira ngo rongora sapato nayo, ngo kuramo inkweto zawe. Hanyuma cyagiye ngiye gukuramo inkweto gutya, nibwo nahise ncika umugongo nk'uko nababwiye ko ya sheni yamajije amasaha 28. Nibwo nahise ncika umugongo gutyo, sinongera kugaruka. Kwa kuri umuntu akuyemo inkweto, urumva nayikuragamo inkweto, umusirikare ndi iruhande n'imbunda kubera ko yashaka kundasa. Bari bamaze kumubwira ngo nandase aho kugira ngo inyanja inyice. Ndashimira Imana yuko Imana yabanye nanjye, Imana ihimbazwe. Icyo gihe imbunda ntabwo yandashe, cyangwa se mugenzi wanjye ntabwo yandashe. Icyo gihe ni ukuri Imana yabanye nanjye. Hanyuma rero nibwo namaze umwanya munini cyane ndaho ngaho, barambwira uwo muzimu cyangwa se uwo mwuka mubi urambwira ngo rongora birambo nayo, ngo kuramo n'imyenda yawe. Ndababwira nti nkuremo n'imyenda yanjye, ntabwo nsigarana n'ikintu na kimwe. Barambwira ngo nta kintu na kimwe tugusigira. Ntese muri bande tuvugana? Barambwira ngo turi ba bakobwa wajyaga wigisha ukabambura ubusa. Mu by'ukuri ibyo bintu nge narabikoraga, ntabwo mbabeshya, ntabwo ngiye no gushira isoni imbere yanyu. Mwebwe muri mwumva ubu butumwa, ni ukuri nari mfite uburyo abakobwa bambwiraga ngo bararwaye cyangwa se ari mu bihe by'abakobwa, kavuga ngo hoya ntabwo nakwemerera kugenda utabanje kunyereka kuri mu mihango y'abakobwa. Hanyuma nibwo naje gufatwa nyine niyo myuka yambwiraga yuko nanjye nabahemukiye abo bakobwa. Urumva ko nabahemukiraga muri ubu buryo, twabaga tugiye kwiruka mucaka. Hanyuma nkababwira nti, akambwira ati ndi mu mihango, nkamubwira ngo genda uzubinyereke. Akagenda akabikora buryo yabikoraga, akanyereka anyeretse ku nzara ziwe. Urumva ko nanjye nari mfite mbese indi myuka nanjye yankoreragamo, ariko mu by'ukuri nibo baje kunkomaniriza b'abakobwa, kubera yuko bambwiraga ati natwe watwamburaga ubusa, natwe reka tukwambura ubusa. Nibwo rero nanjye nayiyambuye uwo munsi. Ikintu cyambashaga cyane aho ngaho ni ingoyi barambuhaga, hanyuma bakanyambika, ariko imyenda nkayicagagura. Rero ndashimira Imana wankuye muri izo ngoyi za Satani. Imana yo mu ijuru yabanye nanjye muri Kongo, tuza kurira indege turagaruka, ariko suko nari nkize cyangwa se ubwo burwayi bwari bukize, ahubwo abakongomani icyo gihe kubera ko bari bafite umugambi wo kundya. Ndabyibuka
mu kwezi kwa 11 muri 1997 aho ngaho nyine nibwo bashaka kuzandya ngo kuri Noheli, kubera ko umudamu nari mfite yari umundandikazi yambwiraga yuko ankunda ariko ntabwo yari ankunze. Rero Imana yo mu ijuru yabanye nanjye kubera ko ntariwe nk'inka cyangwa se ngo ndibwe nk'itungo, ihene cyangwa se n'ayandi matungo bajya barya. Rero icyo gihe ntabwo bandiye, cyane ko mu by'ukuri Imana yo mu ijuru yari ifite umugambi kuri jyewe. Rero turi aho ngaho muri Kongo, nibwo jyewe ndaho ngaho nyine aho ku Kivu ndaye iruhande rw'inyanja, nibwo baje guhamagara ngo tujye kuri ensemblema cyangwa se kuri foreign. Jyewe babona nje ncitse umugongo, babona nze mbutabuta, nze mbese mbundabunda, baravuga bati reba Fande ibyo yahuye nabyo. Hanyuma nibwo bahitaga bambwira bati hagarara, ngahagarara ncitse umugongo. Hanyuma bajya guhamagara umuyobozi wacu James Kabarebe, niwe twari turi kumwe, baramubwira bati hano hari umusirikare wahuye n'ikibazo. Ndabyibuka bagiye babwiye umusirikare watuyoboraga nanone yari major. Hanyuma ariko uyu munsi ngo ntakiriho, niko numvise. Hanyuma icyo gihe arambwira ati gasore, ati ntabwo nakubuje ko udashobora kuba wakorana imibonano n'abariya bantu wigishaga, bariya bana wigishaga. Ndavuga ngo Afande nabirenzeho, ariko mbabarira nanjye ntabwo nzongera kubikora. Hanyuma rero nibwo James Kabarebe nanone yavuze ngo ninze, kuko icyo gihe nari ndyanye, nahoraga mboroga cyane mfite amarira menshi. Hanyuma nzamusanga nunamye nka kuriya nyine nababwire ko nari nacitse umugongo. Arambwira ngo mpagarara nk'uku nguku, nukuri mubona naba nicaye ngaha. Hanyuma arambwira ngo ibyo ni ibiki? Ndavuga ngo wakoze ikisha? Ndavuga ngo ngewe nta bintu nakoze bindi keretse ubwesikoro nagiye nkora. Rero ni sheni mfite, dore ni umuntu wayimpaye. Hanyuma arambwira ngo zana iyo isheni narayimuhaye, mpita noneho kamba hasi. Yarambwiye ngo ese kudahaguruka? Ndavuga ngo ngewe ntabwo nahaguruka, kubera yuko mutampaye isheni yanjye ntabwo nahaguruka. Ubwo ngubwo nibwo yahise abwira abasirikare bagera muri 3 ngo ni mu muterure. Icyo gihe banteruye, ubwo ngubwo ntibabishobora, baravuga ngo ntabwo tuzi ibintu bimurimo, kubera yuko twumva remereye cyane. Ubwo ngubwo Afande ansubiza ya sheni, nibwo nahise nongera ndunamuka. Ariko icyo gihe yahise afata umwanzuro wo kuvuga ngo turangire umugore wari uri kumwe nawe ahari. Icyo gihe nabarangiye ahari, bari yari mu kigo nanone cyitwaga Kare Jafe. Aho ngaho twari turi Matadi aho ngaho naho urumva ngira ngo yaba iri muri Kinshasa, kuko naho twaje mu kugira ngo tuvaho Matadi twaje na gari ya moshi itugeze Kinshasa, niho twaje na gari ya moshi ndabyibuka. Rero Imana yo mu ijuru yakomeje kubana nanjye, kuko yari ifite umugambi mwiza kuri nge. Imana ishimwe cyane. Rero icyo gihe bamaze kuwamuwa cyangwa se bamaze kuvuga ko bashobora kujya kuzana uwo mugore bakamwica, nibwo nawe ngira ngo yaba arakoresheje imyuka mibi yabo cyangwa se abadayimoni babo, nibwo yahise anzitura saa 6 z'ijoro. Mba ndahagurutse. Maze guhaguruka rero navugije induru cyane ko n'abagenzi banjye bari bagiye kongera kundasa. Imana yo mu ijuru nanone irongera ikinga ukuboko kwayo, kuko icyo gihe bari bagiye kundasa bagira ngo ndi umundi muntu. Abandi basirikare nabo baturasaga bitaga bakatange, nabo bari abantu twarasanaga nabo. Rero ndashimira Imana ko n'icyo gihe ntarashwe, ndashimira Imana. Hanyuma icyo gihe nibwo bagize ngo ndakize, ariko ndagira mbabwire ngo jyewe naje kurira indege ndaza, ngeze aha ngaha i Kigali wacu. Nibwo twururukiye hariya ku kibuga cy'indege. Hanyuma duhita twakirwa nk'abantu bavuye mu butumwa, koko twahise tujya hariya Kimihurura. Hanyuma tugiye Kimihurura nibwo twahise batangira kujonjora bashobora kuba bakwesikotinga umuyobozi w'igihugu. Rero nge ntabwo banjonjoyemo, ahubwo nahise mfata urundi rugendo batujyana aho bita ku Kibuye, ahantu bitaga bayita Rubengera. Nge ntabwo mabo nkibibuka, gusa ndibuka aho nagiye nkorera akazi kanjye aho Rubengera. Nahagiye n'ubundi numva ndi muzima, ariko nkumva n'ubundi umutima wanjye uracyari muri Kongo. Hanyuma
igihe kimwe rero nibwo nahise numva mu by'ukuri jyewe uyu munsi wa none nubwo nababwira ngo ndi mu Rwanda ariko nabonaga ndi muri Kinshasa kubera ko hari uburyo n'ubundi bari bongeye bancurikamo. Hanyuma icyo gihe ndaho ngaho nibwo nahise mfatwa n'indwara ya esitoma iza kumfata. Imaze kumfata umuyobozi watuyoboraga aza kumbwira ngo ninjye i Kigali njye kwivuza. Hanyuma nibwo bahise banzana bamvanye aho ngaho ku Kibuye nyine aho za Rubengera. Ngeze aha ngaha ngeze aho bita i Nyamabuye, hari ikigo cya Nyamabuye, nibwo nahise ntangirana n'indi myuka ya gishitani cyangwa se indi myuka abadayimoni nayo yamfashe, kuko naje kujya no mu idini ntigeze mbamo, idini ya Islam. Nagewe ntabwo nigeze mba umwisilamu kuko nababwiye ko papa na mama bari abakatolike, yewe n'abashiki banjye twese twari abakatolike nk'uko twabivuze, ariko ntabwo ngiye nigeze mba mu musigiti ndi naho i Burundi, ntabwo nigeze nsengera mu basilamu. Rero icyo gihe naje gufatwa n'umwuka wundi, navuga ngo ni umwuka ntazi aho wari uvuye. Ndyamanye na bagenzi banjye ndi mu kigo, nza kumva umwuka umpamagara amazina ngiye kubabwira ya kiyisilamu nari nyafite, nitwaga Ali Hassan Gasore. Hanyuma icyo gihe nibwo bahise bambwira ngo numvise iryo jwi rimpamagara ndyamye nsinziriye ngo Ali Hassan Gasore. Ndavuga ngo karame. Barahita umuntu yahise ambwira ngo ceceka. Ni kubera iki nceceka? Arambwira ngo twebwe twajya ngo tukubwire ko turi abayisilamu. Bavuga ngo ngewe ntabwo ndi umwisilamu. Barambwira ngo wowe uhereye uyu munsi uraba umwisilamu. Ndavuga ngo hoya. Barambwira ngo turakwica. Rero natinyaga urupfu, ariko ndashimira Yesu wankuye mu rupfu akanshyira mu bugingo. Imana ishimwe cyane. Rero uyu mwanya wa none ndimo mvuga ubu butumwa cyangwa se ndimo ntanga ubu buhamya, rero nagira ngo nkubwire ngo wowe ukomeze wirinde kuko Yesu we arinda abamujeho arabarinda, ariko n'abariya batari bamumenya nabo azabazana kuko niwo mugambi we. Imana ishimwe cyane. Rero icyo gihe ndabyibuka naravuze ngo ese muri bande tuvugana ati turabayisilamu, niko ntari umuyisilamu ngo uramuba. Hanyuma nza kuvuga ngo ndamubaye. Barambwira rero ngo tujye kuguha amawayiza. Hanyuma nibwo nahise numva ntangiye kubwirwa n'umuntu ntareba. Hanyuma icyo gihe nza kwitwa ayo mazina nk'uko nababwiye, Ali Hassan Gasore. Barambwira bati wowe tangira noneho witabe gutya. Nditaba. Imana yo mu ijuru ibana nanjye, ariko icyo gihe mu by'ukuri Imana nuko yari ifite umugambi kuri nge, yakomeje kubana nanjye. Naje kuba umwisilamu, hanyuma nza kugenda ntozwa amawayiza cyangwa se nza guhabwa amabwiriza. Hanyuma ndabyibuka nibwo nahise jyewe uwo munsi nitwa Ali Hassan izina Fideli. Bahita barimbuza, barambwira ngo mama wawe yari umukafiri. Nubwo yari umukafiri ariko niwe wakwise izina Fideli. Izina Fideli rero ryibagirwe. Izina Fideli mba ndaryibagiwe, ntangira kwihamagara, nitwa nkayihamagara ngo Ali Hassan Gasore ngira nk'inshuro 99. Hanyuma nibwo bahise bambwira ngo ceceka. Numvaga ari umuntu tuvugana. Barambwira ngo wowe uhereye uyu munsi ujye ukora ibyo tukubwiye. Rero najyaga muri toilette nkatawaza, nabandiho nihagarika nkitawaza, ni ugukora isuku. Hanyuma igihe rero cyaje kugera nza kujya mu musigiti ngiye kugira ngo ntozwe imihango ya Kisilamu. Hanyuma ndabyibuka ko Imana yandinze igihe kimwe nciye ku basirikare bari ku burinzi, bari no kundasa. Icyo gihe nari ngiye ku musigiti, ariko Imana yo mu ijuru nanone inkiza iyo mbunda. Bagenzi banjye bahise bavuga bati twari tugiye gukurasa tugira ngo urundi muntu. Ndavuga ngo ni jewe, ngo nujya gutambuka ugiye ku musigiti ujye utubwira ko ari wowe utambutse. Hanyuma rero icyo gihe ndabyibuka twagiye ari ku munsi wa gatanu. Hanyuma nza guhita babwira yuko nje ku mwisilamu. Icyo gihe hanyuma umwana ndabyibuka ko umwana muto ari we wagiye gutangira kunyereka imihango, ariko
tugomba gukoresha yabo. Nibwo rero jyewe nahise ntangira nyine mba umwisilamu uwo munsi. Icyo gihe rero ndabyibuka ndi hariya aho Igitarama, niho nahise mba umwisilamu aho Igitarama muri icyo gihe cy'1998 nibwo nahise mba umwisilamu, hari mu kwezi kwa gatatu. Hanyuma rero kubera ko n'ubundi nari nzanywe nje hano i Kanombe kugira ngo bamvure, kuko nari nje ndwaye bwa burwayi bwa esitomane nababwiye, nibwo rero nahise shehe dusohotse mu musigiti, ndabyibuka icyo gihe nibwo yahise ambwira ati urifuza ko ubu umwisilamu? Ndavuga ati genda shaka kuba umwisilamu. Rero nibwo bahise bankorera cercle, baransiramura cyangwa se barambatiza. Yewe ndacyangwa mbabwire ngo icyarabu narakivuze icyo gihe, nubwo nakivugaga nabi ariko narakivuze. Rero ndashimira Imana yuko yankuye aho hantu, nubwo nabwo byari mu rupfu kuba napfa. Rero naje kuva aho nanone Igitarama, nubwo nari mbaye umwisilamu, nza hano i Kigali wacu, nza hano muri General Headquarter. Nibwo nahise njya mu basirikare bagenzi banjye, ariko nabwo nari mvuye Igitarama bambwiye yuko ngo nshobora kuba ngiye kudimobilizwa. Ntabwo numvaga dimob ngo niki, kuko ntumvaga ibyo ari byo, urumva ko nari umurwayi ugenda. Hanyuma nibwo rero ndahangaha Kigali wacu, ahangaha muri General Headquarter aho i Kanombe, nibwo nahise nza gutangira kuzaza nza kuba hano mu rugo. Icyo gihe ndabyibuka nubwo nabwiye ko mfite umugore n'abana, ariko icyo gihe nari nkiri umusore. Naje rero nkazaza mba hano Indera iwacu, kuko niho mbaye igihe kirekire kingana gutya, kandi niho ntuye. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Nibwo rero nazaga ngenda nkagenda nkasubirayo, nsubira mu kigo cya gisirikare i Kanombe, ariko noneho nza kugira gutya mpura n'umudamu cyangwa se na mubyara wanjye. Mfite mubyara wanjye twabyaranye umwana, mfite umwana w'umuhungu ufite imyaka 25, ari mu gihugu cy'Ubutaliyani, ariko twamubyaranye na mubyara wanjye. Icyo gihe mubyara wanjye yari umurwayi, nanjye ndi umurwayi, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi wa none jye nakize. Nubwo uyu munsi we tukimusengera Imana ngo akomeze nawe amenye Umwami Yesu. Rero uyu munsi wa none turashimira Imana yuko yaduhinduye bazima muri Kristo Yesu. Icyo gihe rero naje kumutera inda koko uwo mudamu nawe uwo mubyara wanjye, hanyuma mutera inda aza kubyara umwana mwaka w'1999 mu kwezi kwa kabiri ku itariki 10 niho yabyaye uwo mwana w'umuhungu. Rero aza kumubyara jyewe ninjiye mu itorero rya ADEPR. Ngiye kubabwira uko Yesu namubonye. Yesu namubonye gutya rero, abakozi b'Imana bajyaga bambwiriza, ariko jye simbyumve. Yewe na data wacu ndamufite umusaza wazaga akambwiriza. Icyo gihe nubwo tutari tubana, yabaga ahantu bita ku Kabeza, ariko agasenga Imana akavuga ngo uzakizwa. Nkavuga ngo jye ntabwo nakizwa, nzakomeza mbe mu musigiti. Rero naje kugirirwa neza n'Imana. Imana iza kunshyira mu Panecote, umusengera muri ADEPR Panecote. Urumva ko nari mvuye aho mu musigiti, nza kwisanga nanjye ninje mu Panecote. Panecote umwaka yurangiye bashima Imana. Nanjye rero uyu munsi wa none reka mbabwize ukuri, Imana yo mu ijuru ndayishima ko yangiriye neza. Icyo gihe ninjiye mu itorero, hanyuma naje guhita ntangira kugira ngo nanjye mbe nakwiga inyigisho z'umubatizo. Nakiriwe n'umukozi w'Imana bamwita Birasa Jean Paul. Icyo gihe yari akiri umudiyakoni, uyu munsi ni mwarimu cyangwa se neje z'abapasiteri, uko Imana izabishaka. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Uwo niwe wabashije kumfata, ndetse n'abakristo bamwe barahari, bashiki bacu dukorana umurimo w'Imana benshi barahari, bagendaga basenga Imana. Babonye rero umuntu witwaga umwisilamu, kuko jye nagendaga n'ubundi icyo gihe nubwo hari byinshi nagiye nca hejuru, ariko Imana yo mu ijuru yaramfashije. Ndabibabwira uko nguko uko Imana numva ibimfashamo. Icyo gihe rero nubwo nagendaga gutyo, ariko Imana yaje kumfatira aho ngaho mu rusengero. Ndashimira Imana yuko yangiriye neza. Icyo gihe rero mwarimu Birasa Jean Paul uyu munsi kuko ariko twabwiye ko ari mwarimu, niwe wakomeje kutwigisha, atwigishanya
turi abana icyo gihe 33 nibwo nahise nanjye ninjira mu itorero. Urumva ko nababwiye yuko uwo mudamu twabyaranye umwana yamubyaye rero maze iminsi 41 itorero rinyakiriye. Nibwo rero nakomeje nanjye urugendo rwo kujya mu ijuru, ariko nari mfite ingeso mbi z'ubusambanyi bwabaga muri nge mu mutima wanjye, nari mfite irari ryinshi cyane. Hanyuma ndabyibuka igihe kimwe tumaze kubatizwa nibwo twahise tujya ku ifunguro ryera. Tugiye ku ifunguro ryera nibwo nahise mfatwa na dayimoni, kuko yari amaze n'ubundi kujya ahagaragara kugira ngo n'abana b'Imana babashe kumenya uko basenga. Ndabyibuka icyo gihe nibwo bahise bamfata. Bamaze kumfata, mwarimu wanjye cyangwa se umuyobozi wanjye uyu munsi niwe wantwaye. Icyo gihe nibwo yari amaze gushaka afite umugore. Yewe Imana yo mu ijuru yanagize neza, kuko yatanze abana ikabaha abana. Imana ihimbazwe. Ndashimira Imana ukuri. Uwo niwe papa wanjye nzi, uwo niwe mubyeyi wanjye, kuko icyo gihe nabagiwe. Hanyuma rero igihe rero cyaje kugera kugira ngo n'ubundi Imana ikora imirimo yayo n'ibitangaza. Urumva ko iyo myuka yamfashe ndi ku ifunguro ryera. Ntabwo nagiye nahise mfata ifunguro ryera. Ifunguro ryera narifashe mu kwezi kwa 9. Ndabyibuka nibwo twari dufashe ifunguro ryera. Urumva jewe amezi yose ntabwo najyaga ku ifunguro ryera. Icyo gihe nagiye ku ifunguro ryera turijyanaho na mukuru wanjye wa mubyeyi mbabwira, nibwo nawe yarabatijwe. Yewe nukuri turashimira Imana ko icyo gihe nabwo Imana yakoze imirimo n'ibitangaza, kandi numvaga nishimye gufata ifunguro ryera. Rero icyo gihe naje kuza kujyanwa nanone mu bitaro byo mu mutwe. Ubwo ndavuga ko baye bwa kabiri, kuko 98 nagiyeyo nabibabwiye mu kwezi kwa 6. Kwezi kwa 6 niho nagiye banjyanamo mpita mvamo. Hanyuma icyo gihe ngiyeyo bwa kabiri nibwo Imana yaje kunsanga, insanga ndwaranye na bagenzi banjye mu bitaro byo mu mutwe aho ngaho. Numva ijwi rirambwiye ngo nguhereye uyu munsi ngo ntabwo uwo mwuka w'Imana niwe wabimbwiye, reka tubivuge gutya. Yarambwiye ngo ntabwo ari imiti izagukiza, ngo ahubwo nige nzagukiza. Hanyuma jewe kubera yuko numvise ari ijwi ry'Imana, nahise nirukanka mbwira muganga wanjye nti muganga jewe ndakize. Muganga ntabwo yamenye ko ari Imana inkijije, ahubwo ahamagaye mugenzi we aramubwira ngo zana undi muti tumutere, agiye kongera kwirukanka. Ndabyibuka rero naramubwiye nti muganga mbabarira, nukuri nsubire ku gitanda, ahari ndose, nari ndose. Ubwo ngubwo nibwo nahise nsubira ku gitanda. Hanyuma muganga nyine abwira mugenzi we ati uwo muti ureke, kubera yuko yemeye gusubira ku gitanda. Nibwo rero nasubiye ku gitanda. Hanyuma ryajwi noneho riza ntasinziriye rirambwira ngo ntabwo ari imiti izagukiza, ahubwo nige nzagukiza. Icyo gihe bene data ndashimira Imana ku bakozi b'Imana bagiye bamfasha, kandi cyane umuyobozi wanjye nk'uko nabibabwiye Birasa Jean Paul niwe wakomeje kumbahona cyane, ndetse n'umubyeyi wanjye mukuru wanjye nk'uko nabibabwiye. Rero nanjye gusohoka mu bitaro byo mu mutwe. Hanyuma nza gusohoka muganga atazi ko ari Yesu wankijije. Icyo gihe ndabyibuka muganga naramubwiye nti muganga ngusezeye ntabwo nzagaruka ahangaha, ahubwo nzagaruka ahangaha njye kugutumira mu bukwe bwanjye. Muganga yahise avuga ngo uracyari umurwayi. Nibwo gihe nahise nsubira, arambwira ngo subira ku gitanda. Nsubira ku gitanda. Subiye ku gitanda nibwo yampamagaye ngo uvuze ngo iki. Ndavuga nti njyewe ndakubwiye ngo nzagaruka ahangaha njye kugutumira mu bukwe bwanjye. Ariko nta n'umufiyanse nari mfite bene data, ahubwo numvaga ko Imana izankorera ibitangaza nk'uko nabibabwiye. Muganga rero yaje kuma bien de sortie, ayimpata yimpaye, aravuga ngo n'ubundi nuramuka utanyweye uyu muti uzongera ujye ugaruka wasaze. Nibwo rero nahise mvuga ngo njyewe ntabwo nzongera gusara, Yesu arankijije. Ndabyibuka cyane hari umukozi wari umutravayeri muri Karayesi bamwitaga Sharire. Icyo gihe niwe wanyuye anzana nk'uko arazanye umurwayi, nawe ntiyarazi ko Yesu yankijije. Angejeje mu rugo aravuga ngo dore umuntu wanyu. Icyo gihe ntabwo bigeze bizera ko nanjye nkize, ahubwo mushiki wanjye dukurikirana waririmba muri Korali Agape
ubu ngubu ntiharirimba, mu by'ukuri yarambwiye ngo ntabwo ukize, ariko ndashimira Imana ko ibyo nababwiraga njye narabwiye nti nakize. Gusa Imana shaka kugira ngo nanone ngende numva ijwi ryayo iciye mu kanwa k'abahanuzi. Uyu munsi abahanuzi bariho kandi bagahanura iby'ukuri, ariko hari n'abatubuzi, ibyo ntabwo twabitindaho. Ariko njye nahanuriwe n'umukozi w'Imana bamwitaga Rugamba Emmanuel, uwo nguwo yari akiri mu itorero rya ADEPR Pentecote. Icyo gihe niwe wampanuriye, ni ukuri ampanurira ko Imana inkijije. Ndabyibuka twariho dusengera mu bibare, abarwayi ari benshi, yewe hari n'umurwayi wari uri mu igare bamwitaga Nyangoma. Ndabyibuka yaje hano ku itorero ryacu ry'Indera, ku babyibuka yaraje aravuga ngo nitwa Nyangoma. Uwo mukobwa yagenderaga mu igare, Imana imugirira neza, dukirana rimwe. Uwo munsi wa none Imana yo mu ijuru ndayishimira. Twari duriho dusenga, icyo gihe twariho dusenga amasengesho y'iminsi 2, umunsi wa gatatu nibwo Yesu yakoze igitangaza. Ndabyibuka rero akanwa k'Imana kavugiye, umwuka w'Imana uvugiye muri Pastor Rugamba. Icyo gihe nibwo yahise adusengera ntaha ku manywa y'ihangu, nkize rwose ndi muzima. Ndabyibuka rero nakomeje kubana n'itorero, Yesu akomeza kubana nanjye. Abakozi b'Imana benshi ahangaha turakorana umurimo w'Imana, baranzi dukorana umurimo w'Imana, ni ukuri twarawukoze, kandi uyu munsi Yesu natwe arimo aradukorera ibitangaza. Rero icyo gihe nibwo nakomeje gukora umurimo w'Imana, hanyuma tangira kuvuga ngo Mana, ese wakoze igitangaza abantu bakamenya kuri Imana. Ndavuga ngo Yesu wampaye umugore, ntangira kugira icyifuzo, ariko nanjye ubwanjye nkigaya, nkumva ndisuzuguye. Ese muri aba bakobwa bacu b'Indera, ese uwo nagira uruhande nkamubwira nti ndashaka ko tubana, nkavuga ati buriya hari igihe batanyemerera. Nanjye urumva ko ntabwo nari nifitiye icyizere. Nibwo rero nahise ntangira kugenda mu itorero hirya no hino. Uyu munsi turavuga ko ari itorero yari ikiri imidugudu, ngenda nsengera hirya no hino. Nibwo navuze ngo reka nge imusave. Musave rero niho nahakuye umudamu. Uyu munsi Imana ishimwe, haleluya, Imana ihimbazwe. Turashimira Imana ko uyu munsi uyu mudamu turi kumwe, nubwo yabanje kunyanga, ariko Yesu yaramwemeje. Imana ihimbazwe cyane. Uwo mukobwa rero ngiye kubabwira uburyo narambagizaga mu rusengero. Simbizi wowe uko uzabigenza wa musore we, simbizi, ariko ngiye Yesu yaranshakiye. Hanyuma ngewe ndaho ngayo Musave, nibwo najyaga mu rusengero nkareba rero madamu wanjye. Uyu munsi turi kumwe ni umudiyakonikazi, nanjye ndi umudiyakoni. Imana ishimwe. Turashimira Imana ko uyu munsi turi abakozi b'Imana. Narebaga imirimo akora ya kidiyakoni nkumva iranejeje. Umudamu wanjye rero ndamukunda cyane, kandi turakundana n'ukuri uko bimeze kose, kandi turakundana. Ariko ngiye kukubwira ukuntu namurambagizaga. Ngiye namurambagizaga mu mutima wanjye, nkagenda nkabwira Imana ati Mana, reba uriya mukobwa ukuntu arimo akora imirimo mu rusengero. Uriya mukobwa wamungabije Mana, akambera umufasha. Hanyuma umukobwa nkaceceka, nge nta kintu navugaga. Hanyuma nza kugira gutya navuga ngo Mana, wampaye imbaraga zo kuvugana n'uriya mukobwa cyangwa se madamu wanjye. Ni ukuri ni umunyamasengesho, yarasengaga cyane, kandi n'uyu munsi aracyasenga. Mpamya ko hari bimwe Imana igenda imuhishurira akabimbwira kandi bigasohora. Turashimira Imana rero yuko uyu munsi turi umwe, kandi turi umwe muri Kristo Yesu. Rero icyo gihe namurambagizaga nkataha, ariko nza kugira icyifuzo cy'uko nakongera rwose kuba namubwira. Hanyuma nkagira ubwoba cyane. Hanyuma nza kugira bya bintu byo kwizera gukeya, nza kuvuga ngo reka ndambagize bariya bakobwa mbona muri korali bitaga Gosheni. Hari korali Musave yitwa Gosheni, harimo abakobwa babiri, umwe yitwaga Mukarugaba, undi yitwa Mukamanzi. Hanyuma jyewe ndagenda ndavuga ngo reka njya gusenga, kuko basenga ku munsi wa gatanu. Hanyuma ndagenda nkavuga ngo Mana, nje kubaza Mukarugaba, ese mubaze ko twabana, njye kumubaza. Umutima wanjye ukabuvuyemo, nkitahira nkagaruka. Noneho ndaza ndongera mbaza Imana, bango ese Mana, mbaze Mukamanzi nawe icyo gihe ntabwo umutima wanjye wamwemeye. Mu by'ukuri Imana we yari yemeye
ni umudamu wanjye. Rero umudamu wanjye namumenye murambagije gewe cyangwa se ntangiye kuvugana nawe. Umudamu wanjye yitwa Mukankwana ya Senta. Rero Imana yo mu ijuru imuha umugisha. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ngo namutinyutse gutya kubera ko Imana nayatse ikimenyetso. Imana itanga ibimenyetso kandi n'uyu munsi ni ukuri ibimenyetso byayo biracyakora. Imana ihimbazwe. Rero naragiye ndavuga ngo Mana, uyu munsi nje gusenga ari ku munsi wa gatanu kandi nicyo gihe cyo kugira ngo umpe ikimenyetso cy'uko uyu mudamu dushobora kubana. Icyo gihe rero umudamu naraje ndavuga mpagarara imbere y'urusengero ndamutegereza nk'umuntu wagiye inama n'undi cyangwa se bavuganye ko bashobora guhana gahunda zaho bashobora guhurira. Ndagenda mpagarara kuri buriya butike bw'Imusave, murabwibuka ababyibuka, niho nahagaze mpagarara mvuga ngo reka ntegereze aho ngaho mumbabarire gato cyane. Mpagaze imbere y'urusengero nabwiye Imana ngo Mana, uyu munsi uyu mukobwa nashaka ko ankurikira akankurikira iwacu i Ndera. Hanyuma Imana yo mu ijuru kubera ko yari ifite ikimenyetso cy'ibyiza kuri njye, umukobwa kuko yaje kutajya iwabo i Musave, hariya za Rubungo niho iwabo, niho yavukaga cyangwa se niho bari batuye, hariya hari inganda murahareba. Imana yo mu ijuru turayishimira yuko yaduhuje jye na madamu. Ni ukuri uyu munsi turabanye, ni ukuri kandi tubanye neza. Rero icyo gihe yaraje aranyegera, ndabyibuka turi kuri botiki, amaze kunyegera numva mfite ubwoba bwo kumubaza izina rye, ndongera ndisunika gakeya imbere. Ngeze imbere arakomeza nawe araza kuko ntabwo yansigaga. Hanyuma turagenda gake, ntabwo nababwiye yuko nta kintu twari twavugana nawe, bwari bwo bwa mbere ngiye kuvugana nawe. Imana yo mu ijuru ni ukuri yatubanye natwe, ndayishimira uyu munsi wa none kandi ni ukuri tubanye neza. Imana yo mu ijuru icyo gihe nayatse imbaraga ndavuga ngo Mana, mbabarira uyu mukobwa muvugishe, cyane ko ntazi naho agiye, amubwira ibyo mubwira. Namubwiraga mu nzira. Hanyuma ndamusuhuza ngo Yesu ashimwe dada, atahimbazwe. Ndamubwira nti nitwa Gasore Fidele. Nagira babwira ngo nanjye numva ngo ariko gutereta, ariko noneho naje kuvuga ngo ariko se Mana, abarokore babatereta ngo iki ko jewe ntazi uko batereta abarokore. Hanyuma Imana reza kuntinyura, nza kumubwira ngo nitwa Gasore Fideli, nsengere ya Indera, ariko zone yacu ni ngiyi ya Musave. Icyo gihe rero nibwo nahise mubwira nti ese wambabarira, cyakora najya mbabwire bene data ngo kubera ko nari mfite ubwoba bwinshi cyane, gusa gukora mu ntoke kwe, gukora mu ntoke z'uwo mudamu cyangwa se z'uyu mufasha wanjye, numvise nko gukora mu ntoki z'Imana, so gukabya. Numvise nishimye cyane gukora mu ntoke ze. Icyo gihe ndabyibuka, mu by'ukuri numvise ahubwo imbaraga ariho ngiye kuzibona zo kugira ngo tuganire. Rero namuganirizaga mu byo ntumva kubera ko ntari nzi uko batereta abarokore, cyane ko nubwo nari indaya mbere nk'uko nabibabwiye, ntari nkiri umupagani, nari nzi byesikoro, ariko numvaga ntazi ukuntu za kubwira umurokore. Hanyuma antega amatwi, ntabwo yigeze yanga kumva ibyo mubwira. Ndavuga nti nazengurutse imidugudu myinshi, ni none nagira ngo niba unyemereye ushobore kuzambera umufasha. Arambwira ngo iki? Ndavuga ati nyine ndongera nubagize ubwoba. Ndamubwira ngo niba mbese mwanyemerera ushobora kumbera umufasha. Arambwira ngo genda nzakubwira. Ubwo ngubwo nibwo nahise mu mutima wanjye ambwiye ngo, umutima umbwiye ngo ntabwo muzabana. Icyo gihe rero nibwo koko yaje gusenga ari ku cyumweru. Ndabyibuka icyo gihe aza kubera ko zone yabo cyangwa se umudugudu wabo hari igihe wazaga iwacu i Ndera, natwe tukajya iwabo. Icyo gihe bari baje iwacu ari ku cyumweru. Hanyuma nibwo rero yaje anyandikira akandiko. Icyo gihe arambwira ngo ngwino tujye hanze tuvugane. Hanyuma umutima wanjye n'ubundi warambwiye ngo ntabwo yakwemeye. Ubwo ngubwo nibwo yambwiye ati tujya imbere y'urusengero. Arambwira ngo yewe ni Karame, ati ngiye kukubwira uko numva cyangwa se ngiye kukubwira icyo Imana yanshubije. Kuko icyo gihe gende wo murambagiza yarambwiye ngo ngiye gusenga Imana nzakubwira. Nibwo rero yambwiye ngo genda nzakugirira ibanga, ntabwo nzabivuga ko nakubenze. Numvise mbabaye, nsubira mu rusengero mbabaye. Ubwo ngubwo nsubiye mu rusengero nibwo nahise numva abatari ko Mana koko kubera iki ibi bintu byambayeho, ibi bintu rwose kuki byambayeho. Nibwo rero
nahise mvuga nti reka njye gushaka uburyo nashaka n'umuntu wangira inama cyangwa se wanshakira. Bene data, nagira mbabwire ngo hari uburyo jyewe nagiye mbwira umuntu w'Imana ngo anshakire uwo twabana. Icyo gihe nibwo uwo muntu w'Imana yaje kunshakira uwo dushobora kuba twabana, ariko noneho ntabwo rero nawe twize tubana uwo nguwo, kubera yuko nanjye hari ibyo nari mubonyeho bitari byiza. Hanyuma n'Imana iza kudufasha wa mudamu uyu nguyu tubana uyu munsi, nawe Imana yaje kumusanga ari mu cyumba cy'amasengesho. Hanyuma Imana iza kumubwira yuko ngomba kubana nawe ambwira yuko naje ngahagarara imbere ye nko kumwe ngo najyaga nza ngahagarara imbere. Hari uburyo ngo najyaga nzi iwabo, akambwira ngo nari mpagaze gutya. Rero icyo gihe ndabyibuka, nibwo yahise anyandika arucishije ku muntu, aramwandikira aravuga ngo uru rupapuro uzarumuhe, mu by'ukuri ni umukristo, nawe mbese azi ibyacu cyane. Imana yo mu ijuru nabo ibagiriye neza, kuko hari abantu benshi cyane bagiye banamba bugufi. Icyo gihe mu by'ukuri Imana yo mu ijuru ndayishimira cyane ko yaje kunyemeza kugira ngo nanjye mbe nabana n'uwo mudamu turi kumwe uyu munsi. Rero uyu munsi wa none ndashimira Imana ko uwo mudamu igihe cyageze Imana ikamunshyingira. Uyu munsi umudamu wanjye turabanye, ni ukuri Imana imuha umugisha. Rero icyo gihe ndabyibuka naje kuvuga ngo reka njye Musave njye kubaza, mubaze neza numve ko ashobora kuba yakwemera nyine ibyo mubwira. Icyo gihe rero madamu wanjye, icyo gihe kubera ko ari Imana nawe yari yamwemeje, nibwo naje kumubwira nti mu by'ukuri warambabaje, wagiye uncisha hirya no hino, none nagira ngo umbwire by'ukuri waremeye ese, cyangwa hari uburyo ushobora kuba wakwihinduka. Ati naremeye. None se ntigiye kukubwiza ukuri, genda uri umukristo, rero genda uri umukene. None se wowe urashobora kuzabana nanjye muri ubu buryo njye kukubwira ko nta kazi ngira, none uzabana nanjye nta kazi ngira? Ntikindi njye kukubwira, mfite amafaranga 1,100 kuri konti. Ese wanyemerera amafaranga ngiye kugukwa akaba ariyo wemera, ayandi nkajya kwifashisha kuba nakwigurira n'agatanda? Ndabyibuka bene data baramfashije, ndetse n'umukozi w'Imana ndabyibutse cyane, umukozi w'Imana Twagira Samuel. Imana imuha umugisha cyane, kubera yuko nawe yabanye natwe cyane. kandi ni ukuri ubukwe bwanjye Imana yabubayemo. Twibuka abakozi b'Imana benshi, ba Papa Clarissa, abo bose. Haleluya. Yesu we, Mana we, Mana, Imana imuha umugisha Papa Clarissa, Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Yesu Mana, rero Imana imuha umugisha, Imana imuha umugisha Papa Clarissa, Imana imuha umugisha. Nibutse byinshi abakozi b'Imana bagiye bankorera. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Abakoze ku bukwe bwanjye bose, Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Amen. Rero Imana yo mu ijuru ndayishimira cyane abakozi b'Imana. Imana yabagiriye neza, bagenda bamfasha. Imana ibaha umugisha. Amen. Rero ndashimira Imana yuko yabanye natwe. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Icyo gihe rero madamu wanjye, nubwo twashakanye, Imana yo mu ijuru yo yari izi ko tugomba gushakana. Nawe yahuye n'intambara zikomeye, yaje nawe afite uburwayi. Umudamu wanjye yaje afite uburwayi, kuko yavaga imihango y'abakobwa. Hanyuma icyo gihe nabwo ndahamya neza ko Satani yashaka kugira ngo anyice, ariko ndashimira Imana ko ntapfuye. Icyo gihe ndashimira Imana yuko Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana yuko itatumye nanone njya kwiyahura muri Nyabarongo
kuko icyo gihe Satani nawe ari umugambi mubi, yashaka kugira ngo anyibe azajye kunyica ndimbuke. Ndabyibuka ko umudamu wanjye twabanye igihe cy'amezi 4 ari mu mihango y'abakobwa, nibwo naje kuvuga ati reka umudamu mute hanyuma njye kwiyahura muri Nyabarongo. Ariko ndashimira Imana bene data yuko Imana itatumye niyahura muri Nyabarongo. Icyo gihe nibwo namubeshye ngo ngiye mu kazi, kuko nari mfite akazi ka sekirite. Nibwo rero nashatse kumubeshya yuko ngiye ku kazi, ariko ntabwo nari ngiye ku kazi kubera ko nari ngiye kwiyahura. Ndahamya neza rero yuko mu mugambi w'Imana mu byo yari ifite, ntabwo yashaka kuba yahemukira umudamu wanjye, nubwo yahuye n'ibibazo bikomeye, ariko Imana yakomeje kubana nawe. Imana imuhe umugisha. Hanyuma igihe cyarageze, kubera yuko Satani yarashatse kunyiba, Imana imuhe umugisha umudamu wanjye. Mu kuri ntabwo mbabeshya, ndashimira Imana ko yanshakiye neza. Hanyuma rero icyo gihe nibwo namubeshye, aransengera Imana. Amaze kunsengera Imana, nibwo nahise nafata igare ryanjye nshaka kujya kwiyahura. Ariko nibuka ko mu mwaka w'ibihumbi 2000 aribwo Satani nanone yaranyibye. Ndi mu kazi ka Intersec, uyu munsi iyo kampani yitwa Isco. Hanyuma nibwo nahise nibuka ko nari ngiye kwiyahuza imbunda. Nabwo icyo gihe nari mfite icyago cyambagaho, cyago cyo kwisambanya cyangwa se icyaha cyo kwikinisha. Hari abantu benshi cyane bagiye bakora ibyo bintu, ariko nashimira Yesu ko Yesu yambabariye, akambabarira icyo cyaha cyitwa kwikinisha. Nagira ngo mbabwire ngo icyo cyaha ni icyaha kibi Imana yanga, kubera yuko ndabyibuka ko icyo nacyo Satani yari akintegeyeho aciye mu ijambo ry'Imana. Satani azi ijambo ry'Imana bene data. Ndahamya neza yuko mu gihe yari arimo agerageza Yesu, murabyibuka aya magambo y'Imana tuyasoma mu butumwa bwiza bwa Luka igice ni 4 umurongo wa mbere, uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 13 ngira ngo. Ariko hari amagambo avuga ku murongo wa 13 avuga ngo arangije kumugerageresha byose amutega ikindi gihe. Ndahamya neza ko Satani mu migambi yashaka kugira ngo antege arimbure ubugingo bwanjye, ariko uyu munsi ntabwo ushobora kuzapfa ndimbutse, keretse ahari subiye inyuma. Ariko Imana yo mu ijuru izamfasha, ntabwo nzarimbuka mu izina rya Yesu. Cyo gituma uyu mwanya nshimira Imana ko Imana ikomeje kuturinda rwose. Rero Imana yo mu ijuru yaje kungirira neza icyo gihe. Ndabyibuka kubera ko umwuka w'Imana yahise angarukaho nanone anyibutsa ibyo byambayeho. Ni byinshi byagiye bimbaho by'urupfu, byashaka kugira ngo mbe napfa, ariko ndashimira Imana ko uyu munsi ni ukuri ndiho ku bwa Yesu. Rero Imana yo mu ijuru ndayishimira kuko icyo gihe urupfu narwo rwari runyasamiye, ariko Nyabarongo ntabwo yantwaye, kubera ko nagarutse musaba imbabazi umufasha wanjye. Ndavuga nti ntabwo naringiye mu kazi, ahubwo naringiye muri Nyabarongo. Madamu rero yahoranaga amarira kubera ko naramubabazaga cyane. Imana yo mu ijuru ijya imbabarira, sinkongere kubabaza umufasha wanjye ukundi, cyane ko hari abantu b'Imana Imana yagiye inatwoherezaho cyangwa se inakoresha abantu. Ndabyibuka hari umudamu hano Inderi wacu, ni ukuri Imana imuhe umugisha, nibwo yamugiriye inama aramubwira ati ngwino njye kukwereka aho ujya kwivuza. Ndabyibuka ko icyo gihe yajyanye n'uwo mudamu, ni umukristokazi wacu, Imana imuhe umugisha. Nibwo yahise amujyana ahantu bita ku Muhima, aramujyana, muganga aza kumuvura, aramupima, aramubwira ngo ufite uburwayi bukomeye cyane, ariko Imana yo mu ijuru niba uyisenga ugende ujye kugura uno muti. Yazanye ordonnance arayimpa, yari iriho amafaranga 8600. Njya kugura umuti bari bamubwiye. Ni ukuri Imana imuhe umugisha uwo mudamu, amugira inama nziza. Nibwo twahise tujya
nahise njya kuri Sabansi hariya ngura uwo muti nimumuzanye, ubwo ngubwo nibwo nawe umuhaye arawunywa madamu. Imana yo mu ijuru ihita inamukiza ubwo burwayi. Turashimira Imana rero yuko mu by'ukuri Imana yatugiriye neza, ubwo burwayi bumaze gukira nibwo Imana yahise inyoherezaho umujakazi wayo, umuhanuzikazi. Ndabyibuka yaraje arampanurira hari ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2005, kuko nashatse ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani 2004. hanyuma arambwira ngo ugiye kubyara. Nibwo rero Imana koko yaje kubigenza neza. Imana yo mu ijuru ihita impa umwana w'umukobwa. Ubu ndahamya neza ko ari kuba afite imyaka 19, ariko ngo yavuye mu mubiri. Hanyuma turashimira Imana ko yahise iduha n'undi mwana w'umukobwa bamwita Iradukunda Gihozo Nicole. Uyu munsi nawe arangije secondaire. Mu by'ukuri Imana yo mu ijuru imuha umugisha nawe. Hanyuma Imana yagiye impa abana benshi cyane. Ubu mfite n'abana witwa Elisa, Melissa, Christella, Eritie, Elia ndetse na Deborah. Abo bana Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, bose n'abana banjye. Ariko harimo na uriya mwana nababwiye w'imfura cyangwa se nabanje kubyara amaraso yanjye ya mbere, bamwita Freddy Ntirushwa amaboko. Turashimira Imana rero yabanye natwe mu buzima twagiye ducamo. Turashimira Imana ku bantu bagiye badufasha mu buryo bwo kudusengera no kudufasha. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Reka rero ndumva nasubika ubuhamya bwanjye kuko ari ahantu garukirije. Nagira ngo bashimire kuba tubaye hafi cyane mwarimu Birasa Jean Paul ndetse n'abandi bakozi b'Imana nkuko twagiye tubavuga. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje muri iki gitondo. Turaguhimbaje ko wabanye natwe, turaguhimbaje ko wadufashije nyakubahwa Imana muri rivuga butumwa ry'ubuhamya. Nyakubahwa Imana utanga umugisha kubaduhaye ikaze Mwami Imana yacu muri ubu buhamya. Ubaho umugisha, uhe korali yacu Agape umugisha nyakubahwa Imana, kubera ko Data wa twese uri mu ijuru nayo nyakubahwa Imana irimo abakozi b'Imana benshi. Mwami Imana bagenda badufasha mu murimo w'Imana. Uhe korali Betesida umugisha, korali y'abana batoya bacu uyihe umugisha, korali Umunezero. Ugirire neza abakristo, ugirire neza umushumba wacu Mwami Imana yacu, ugirire neza abadiakoni bacu. Urakoze cyane Mana, turagushimiye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen.